Sport isaro ry'Inyanza n'igipaji. Kongeye kubasuhuza bakunzi ba Rayon Yacu TV. Nkuko mubizi rero kuri Rayon Yacu TV tubagize amakuru atandukanye abakomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri uyu munsi turaza kugaruka ku mutoza bitari Nyingo Francis Christian wakomeje kugenda rwose agira amagambo atangaza, ariko kandi Juvenal ngo niwe wari wakije umuriro. Sibyo gusa ariko turakomeza kugenda duca no muri Rayon Sport turebera hamwe n'ibitekerezo by'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batangaje ku munsi w'ejo nyuma y'inkuru twakomeje kugenda tubabwira y'uwitwa Sarpong Michael. Turakomeza kugenda tugaruka kuri iyi nkuru, ese ubundi by'iyi nkuru byari biteye gute, ese ubundi bihagaze gute. Ibyo byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe rero hano kuri Rayon Yacu TV, tunarebera hamwe icyo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda batangaza kuri iki gikombe cya shampiyona nyuma y'uko ekipe ya Kiyovu Sport ku munsi w'ejo yongeye kugira gutya yitiza umwanya wa mbere n'u Rwanda. Ni byinshi cyane turi bugarukeho rero bikomeza kugenda bivuga kuri ikipe yacu ya Rayon Sport, ariko icyo usabwa nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport no gukora subscribe, ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakandaho kugira ngo uko dushyize ikiganiro ujye uhita ubasha kugikurikirana mu ba mbere. Ushaka kuba muri fan club watwandikira kuri 0788445691 tukakugeza muri fan club yitwa Ijwi ry'Abareyosinia. Iyi ngiyi imaze imyaka 6 ishyigikira ikipe ya Rayon Sport. Imiryango irafunguye ku muntu wese wifuza kugana Ijwi ry'Abareyosinia. Mahanga nabiki gisata cyose. Reka tugaruke rero, ariko tubanze duce mu bitekerezo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda batanga nyuma y'uko cyangwa se nyuma y'ibiganiro tuba twakomeje kugenda dukora. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagira gutya bagatanga ibitekerezo. Ku munsi w'ejo rero twakiriye ubutumwa bwinshi, ariko kandi reka tubanze tubuce mu mbere ya byose. Ni inkuru twari twakoze cyane cyane nahoze mbona ubutumwa bukomeza kugenda bugaruka ari kuri Michael Sarpong, nyuma y'uko Rayon Yacu TV itangaje y'uko uwitwa Michael Sarpong ashobora kuba ashaka kuza mu ikipe ya Rayon Sport, cyangwa se ibiganiro bishobora kuba wenda ashaka ibiganiro kugira ngo yinjire muri Rayon Sport. Na makuru Rayon Yacu TV yakuruye nyuma y'uko uyu Sarpong Michael yegereye umwe mu bantu bo muri Rayon Sport bashinzwe recruitment, akamubwira ko byashoboka yuko rwose noneho ngo yajya mu ikipe ya Rayon Sport ngo niyo yagendera ubuntu, cyangwa se niyo nta recruitment bamuha bakajya mu mushahara, ariko akajya mu ikipe ya Rayon Sport. Ni byakomeje kugenda bitangazwa rero ku munsi w'ejo hano kuri Rayon Yacu TV, ariko nyine nkuko bisanzwe ibi ngibi tugomba kubitangaza kuko ni amakuru Rayon Yacu TV iba yabonye kandi avuga ku ikipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi rero niho twaherewe tubitangaza ko Michael Sarpong ashobora kuba ari mu muryango winjira mu ikipe ya Rayon Sport. Reka tugaruke ku bitekerezo rero abakunzi ba Rayon Yacu TV bakomeje kugenda batanga. Uyu nguyu bamwita Teganya Daniel ati Rwatubyaye na Ngendahimana Eric, ya Rwatubyaye na Ngendahimana Eric ko batarimo kutwereka umusaruro twari tubitezeho, bafite ikihe kibazo begererwe kabisa. Uwo nguwo akaba ari uwitwa Teganya Daniel. Undi rero undi bamwita Shalibalo, uyu nguyu nawe yakomeje kugenda agira ati Brother Modric ubu kweri Sarpongo araza kumara iki koko, yarashize Sarpongo ntacyo yatugezaho, please perezida wacu retired Sarpongo wapi bikuyobya. Uwo nguwo akaba yitwa Shalibalo. Undi wakomeje kugenda atanga igitekerezo ni Shalibalo, n'undi wakomeje kugenda avuga ati kabisa ibyo sister wacu Emerance yavuze, ati rwose ati nanjye ndi kumwe nawe, ati umuntu bita Rwatubyaye, umuntu bita Onana n'umuntu bita Kamara, ati n'abakinnyi bahembwa amafaranga menshi, ati ariko kandi ntacyo bari gukora. Ati rero ati aba bakinnyi nibadakina match zikomeye, nibadakina match ya Kiyovu Sport, nibakine match ya AS Kigali ndetse na match ya APR FC, ati rwose Rayon Sport ishatse yakongera igasubira mu biganiro nabo ikarebera hamwe uburyo aba bakinnyi bagira gutya bagasesa amasezerano, ati kuko ntacyo baba bakomeje kugenda bamarira ikipe ya Rayon Sport. Uwo akaba ari Shalibaro wakomeje kandi kugenda nanone agaruka kuri uyu mukinnyi bita Musa Kamara, ati Musa Kamara ntacyo plutôt yakomeje kugenda avuga kuri uyu mukinnyi Sarpong Michael, ati Sarpong Michael ntacyo yafasha ekipe ya Rayon Sport, yarashize. Ati reba nawe yavuye muri Rayon Sport ajya muri Yanga biranga, ava muri Yanga aza muri AS Kigali biranga, ava muri AS Kigali ajya muri Ethiopia biranze. Ati none ubwo yaza kumara iki mu ikipe ya Rayon Sport kandi ari ikipe ishaka igikombe. Ati rwose Modric, ati uwo nguwo uwo Sarpong Michael ntago tumwifuza habe na gato. Uwo nguwo akaba ari Shalibalo. Undi wakomeje kugenda
atanga ibitekerezo bye ni uwitwa Nkurikiyimana Ari ati ndakubwiza ukuri ko nta Sarpong ukenewe muri Rayon Sport urabeshya uwo ngo akaba ari uwitwa Nkurikiyimana Ari akaba ari cyo gitekerezo yakomeje kugenda atanga. Uwitwa Muzungu Noah ati nyamara wabona Sarpong yabikora kuko ijya ibagarura mu buzima bari baragiye. Nguwo akaba ari uwitwa Muzungu Noah wakomeje kugenda avuga ati rwose Michael Sarpong wabanagarutse mu ikipe ya Rayon Sport yabikora ati kuko hari abakinnyi tuzi bagiye bagenda bakagaruka rwose bakongera kwitwara neza nubwo nyine bitabahira bose, ariko nyine hari abagiye bava mu ikipe ya Rayon Sport nk'abitwa Banova Bayama n'abandi bagiye batandukanye bakagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, abitwa ba Diarra bakongera bakagira ibihe byiza mu ikipe ya Rayon Sport, ariko nyine ntago bihira bose. Uyu kandi Muzungu Noah yavuze ati arawuhamya se avuga Sarpong Michael. Icyo twakubwira nuko Sarpong Michael atawuhamya kuko aho yari ari muri Ethiopia mu mikino 5 ikipe yari imaze gukina yakinniyemo iminota 35 yonyine. Byumvikane ko uyu Michael Sarpong rwose ikitwa umupira w'amaguru ku myaka ya 26 ashobora kuba ari kugenda agana habi cyangwa se ari kugenda awusezera nabi. Undi ni uwitwa Monsieur Gaspard ati ibi ni ibihuha wihimbiye kuko Rio ntiyamugarura yewe niyo yaba aje gukinira ubuntu nta wamwemera. Uwo akaba yitwa Monsieur Gaspard ati rwose ibi ni ibihuha wihimbiye kuko Rayon Sport ntiyagarura uwitwa Michael Sarpong ati kuko niyo yaba azi ubuntu rwose uyu mukinnyi ntago twamwemera. Undi ati courage muvandimwe, uwo akaba ari uwitwa Uwimana Janvier. Uyu nawe ati rwose uwitwa The Creator uyu nguyu ati Rayon nigure Jibrin wakiniraga Gasogi United. Undi kandi uyu ni witwa Nsayimana Jean Bosco ati Rayon hejuru. Undi wakomeje kugenda atanga ibitekerezo ni uwitwa Nshimiyimana Sylvain ati umve wa mugabo we turakwiyamye iyo nkuru sinziza Sarpong Michael nitumushaka kuko muri Rayon Sport siho bazamurira forme nakwibariza ngo aheruka gukina ryari. Uwo nguwo akaba ari uwitwa Nshimiyimana Sylvain ati rwose ati wa mugabo we iyo nkuru ya Michael Sarpong ati rwose ntituyishaka. Uwo nguwo akaba ari uwitwa rero Nshimiyimana Sylvain. Undi ni uwitwa Sibomana GMV ati Sarpong se agiye kuza gutoza ko gukina byo atakibishoboye. Uwo akaba ari uwitwa Sibomana GMV. Uwitwa Benjamin Mukeshimana ati mani nta Sarpong kabisa iyi nkuru nimbi ntabwo Rayon ari ikipe yo gusaziramo. Ubu se Rwatubyaye akinya imikino ingahe? Kamara se ubu ngubu akinnye ingahe? Sarpong udaheruka gukina niwe ugiye kuza n'ubundi ahembwe yicaye ngo arimo gushaka forme wapi kabisa. Ariko ndibaza ko ikipe ya Rayon Sport ijya gusinyisha umukinnyi bita Rwatubyaye Abdul bari bazi ko uyu Rwatubyaye n'ubundi afite ikibazo cy'imvune, kandi Rwatubyaye Abdul yasinye imyaka 2 kubera ko batekerezaga ko umwaka umwe ushobora kuzaba imfabusa noneho akazakina umwaka wa 2. Ibi byigeze no kuba kuri Rwatubyaye Abdul muri saison yashize ubwo yasinyira ikipe ya Rayon Sport umwaka wa 2015 2016. umwe muri bo umwaka wamubera imfabusa. Umwaka wa 2 nibwo yaratangiye kugenda agaruka. Umwaka urangiye ahita yegera ikipe ya Rayon Sport ati rwose ntabwo nigeze mbabanira, ntago umwaka wa mbere nawo bakiniye, rero reka mbafashe cyangwa se reka tubigendanemo neza uyu mwaka wundi mubakinire. Maze yongera amasezerano y'umwaka, ikipe ya Rayon Sport iza no kumugurisha ajya hanze. Byumvikane ko rwose umukinnyi Rwatubyaye Abdul we rwose kuri njyewe ndumva kumutera imijugujugu haba hakiri kare. Uyu nguyu akitwa Kura Dusenge Theogene ati hayi ntuye Nyaruguru nkaba umufana wa Gikundiro yacu Rayon. Nishimiye cyane iyo nkuru y'abakinnyi bacu bari gukira imvune ubundi amakipe aze atwumve Rayon hejuru. Uwo nguwo rero n'ubundi iyi nkuru tukaba twarayigarutseho ku munsi w'ejo. Reka rero tugaruke turebera hamwe amakuru akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yitegura umukino wa shampiyona. Ariko reka duhere kuri Haringingo Francis Christian ndetse n'uwahoze ari perezida we Juvenal Mvukiye sorry kabisa. Uyu Juvenal Mvukiye rero uyu nguyu yagize ati Haringingo Francis Christian ntago yigeze abanira ikipe ya Kiyovu Sport ati kuko Kiyovu Sport yari gutwara igikombe cya shampiyona atariko Haringingo nyine ntago yigeze abasha kubikora nkuko yakabikoze. Ati wabona n'ubundi yari ifite umutima wo kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, akaba ariyo mpamvu Haringingo Francis Christian atabara dukoreye neza kugira ngo tube twatwara igikombe cya shampiyona twabonaga ko dufite. Uwitwa Haringingo Francis Christian nawe ati rwose
ati byarashobokaga ko ikipe ya Kiyovu Sport yari gutwara igikombe cya shampiyona. Ati nibyo pe, Kiyovu Sport yari ifite abakinnyi beza kandi yari ihagaze neza. Ati byarashobokaga rero gutwara igikombe cya shampiyona, ntago byari ibintu bitangaje kubera ko twari bagaforme turimo tukabona dukwiye gutwara igikombe cya shampiyona. Atari ikintu cyaje gutuma ikipe ya Kiyovu Sport idatwara igikombe cya shampiyona ni ubuseriye bw'abayobozi bayo, uburyo bitaye kuri iyi kipe mu mikino ya nyuma nibyo byaje guhwana na resultat aba bakinnyi baje guha ikipe ya Kiyovu Sport. Ati ntago wafata ikipe rero iri ku mwanya wa mbere, ekipe ikomeje gukubana irusha ikipe inota rimwe, ekipe ishaka gutwara igikombe cya shampiyona, ekipe habura imikino mikeya cyane ngo itware igikombe cya shampiyona, imikino itageze kuri 4. Ati nurangiza ugere gutya uvuga ati rwose icyitwa gashahara gakomeje kugenda kabura. Ati ni bimwe mu bintu byagiye bica mu ikipe ya Kiyovu Sport byatumye ikipe ya Kiyovu Sport igenda ita motivation yayo cyangwa se abakinnyi batakaza imbaraga zabo, biza gutuma rero bikomeza kugenda nyine biba nabi, bituma ikipe ya Kiyovu Sport itakaza. Atari ko gutakaza kwa Kiyovu Sport byose n'abayobozi bayo kubera uburyo bakomeje kugenda bitwara mu minsi yabo ya nyuma. Uwo nguwo akaba ari Haringingo Francis Christian, nyine umugabo wita Juvenal akomeza kugenda avuga ati rwose Christian wowe, ati wogiye kuva no muri Kiyovu Sport ushaka kugenda uyisenye, utwara Ngendahimana Eric washakaga yewe na Serumogo nubwo byaje kwanga. Atari ko nyine byagaragaraga ko ikipe ya Kiyovu Sport ushaka kuyisenya. Nibyo rero byakomeje kugenda bigaruka kuri aba bagabo bombi. Rwose abagabo bakomeje kugenda bahiga, Kiyovu Sport ni ya mbere, Rayon Sport ni ya kabiri, mu gihe kandi ikipe ya Kiyovu Sport imaze gukina imikino igera kuri 7, mu gihe ikipe ya Rayon Sport imaze gukina imikino igera kuri 5. Kiyovu Sport ni ya mbere n'amanota 16, imaze gukina imikino 7 izigamye ibitego 7, mu gihe ikipe ya Rayon Sport ari ya kabiri n'amanota 15, imaze gukina imikino 5 izigamye ibitego 8. Musanze ni ya gatatu, imaze gukina imikino 6 ifite izigamye ibitego 12. Ni mu gihe kandi ekipe ya APRFC ari iya 10, Pretoria ni APRFC ni ya 4, ifite amanota 10 ikagira amanota 5 ikaba izigamye ibitego 3, mu gihe nyuma yayo hari za Gasogi ndetse na za Polisi na Bugesera. Indi kipe twavuga ko wenda ishobora kuzashyikira ekipe ya Rayon Sport ni ikipe ya Asto Kigali iri ku mwanya wa 10, ifite amanota 6, imaze gukina imikino 2. Byumvikane ko ikipe ya Asto Kigali ifite ibirarane by'imikino igera kuri 5. Ibi birarane by'imikino 5 ni harimo n'iki ya Rayon Sport, iramutse ibitsinze ishobora kuzahita ishyikira ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yaba yaratsinze ikirarane cyayo kindi isigaje. Hagati ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Asto Kigali izatsinda ikirarane izahita yavanse cyangwa se izahita ica ku yindi, abariyo ko ikomeza kugenda ijya imbere. Twavuga ko rero kuri ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport iyo bihanganye cyane ni ikipe ya Asto Kigali. Nibyo rero bikomeza kugenda bitangazwa kuri ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Asto Kigali. Abakunze ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga ati rwose tugomba guhagurukira rimwe iki gikombe cya shampiyona turagishaka. Ati byo Kiyovu Sport iri kwivugisha ngo yitije umwanya wa mbere, atariko inota rimwe iturusha ntago ari ryinshi, mu gihe twebwe tuzigamye imikino 2 tutarakina ihwanye n'amanota 6. Ati byanze bikunze rero amanota 5 agomba gusubiramo hagati yacu n'ikipe ya Kiyovu Sport, kandi intego no gutsinda Asto Kigali tugakomeza kugenda tugira icyizere cyo gutwara igikombe, dore ko abakinnyi bamwe mu ikipe ya Rayon Sport bamaze gutangaza ko bakize, ndetse kuri uwo mukino ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Asto Kigali abenshi bakazaba ari bazima. Ari naho bamwe bahera babwira Haringingo Francis ati rwose barwa tubyaye ushatse n'umundi wabo baretse baruhutsa ukazabazana kuri match ya Asto Kigali. Ndizeye Samuel na Mitima Isaac barahagije. Iyi ni Rayon Yacu TV, nge ndi Modric. Amakuru ya Rayon Sport tuyaba 5 kuri 5. Ciao ciao. Mackenzie na Fuadi bambuka Kanyaru.